Salamu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipe cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ji nziza zujuje ubuziranenge ushobora kuba wakoresha mu gihe ushaka kugabanya ibiro. Hari abantu benshi bagiye babinsaba bambwira ati uzadushireho ji cyangwa se ibyo kunywa umuntu yakoresha mu gihe ashaka kugabanya ibiro. Ubwo rero ndakora ji uno munsi 3 zitandukanye cyangwa se z'ubwoko butatu butandukanye. Ntabwo bidusaba ibintu byinshi, n'ubu ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Dore inkingi ya mbere ngiye gukora, ndakenera epinari na concombre na noza n'agatangawizi gake. Ubwo ndashyiramo n'indimu kugira ngo ji yacu irushe kuba yaryoha. Yego, kugabanya ibiro ntabwo bivuze ko tugiye kuba twanywa ibintu bibishye. Indimu rero tuza kuyishyiramo kugira ngo ibe yakongera uburyohe. Hanyuma ubaye ukunda na mint wayishyiramo, de na mint ngiyi ugusha ko wayishyiramo wenda ukaba wayijugunyamo cyangwa se ukaba wayisya hamwe na epinari na concombre. Byaterwa n'uburyo ukunda mu mint. Rero bayikunda nayo twayishyiramo nta kibazo. Ubwo twe turashyiramo mint. Ubwo rero turatangira turi guhata ibirungo nk'ibisanzwe. Abantu bashaka kugabanya ibiro rwose ino ji izabakorera cyane. Wongeye gukata nyine ngiye kuba nakata bitanshyira muri blender. Ubwo ino tangawizi ishobora kuba ari nini, akadukateho agatoya. Aka ndumva kaba gahagije kugira ngo itaza kuba nanone nyinshi cyane. Iyi reka tuyibitse tuza kwikoresha mu zindi ji tuza gukora mu kanya. Hanyuma na epinari tuzikate na mint. Ubaye udakunda mint nyinshi wayigabanya, dushobora twakoresha kandi utungutu nabyo nta kibazo, maze tukayishyiramo yose. Ubwo epinari ngizi. Ubwo ubaye ubishaka wakuraho uduti ugateka bagupakora amababi gusa, ariko ngewe mbona ibyiza ari ukubikora byose n'ibiti n'ubundi ugiye kuyisya. Washaka ukayiyungura cyangwa se ukayimita yunguruye yose neza nta kibazo. Ukata duto biba ari byiza kurushaho. Ubwo rero nawe niba ushaka kugabanya ibiro, concombre ikora umuti pe. Noneho hari n'ikindi kintu mwagerageza, mugafata concombre mukaba mwaziraza mu mazi nijoro. Kuziyaza mu mazi nijoro, ubundi mu gitondo ukaba wanywa ayo mazi ya concombre. Ni meza cyane mu gihe ushaka kugabanya ibiro. Cyangwa se noza, abantu bajya bashobora kunywa gombo mu mazi. Gombo mu mazi uba wishobora kuyinywa nayo kayinika, ni nziza cyane, igabanya ibiro pe. Iyo bishoboye ushobora wayinywa mu mazi, iyo utabishoboye urayiteka. Video rero ya gombo nayo iri kuri channel yanjye. Ubashaka ukuntu wateka gombo nizireduke kwa kuntu ujye uzibona ziredutse, cyangwa se ndaza gushiraho link yandaza kuyipininga hasi mwe mwabireba nyine ukuntu mwakotegura gombo ku bantu cyane zananiye kuzinywa mu mazi. Ndaza kubaryohera. Ubufite ngiye kubona nakoresha amazi asanzwe akonje. Ubu ngiye kubona nashyiramo amazi ikirahure kimwe wenda. kimwe n'igice gutyo. Hanyuma twayisya. Ubwo rero yanoze tugiye kuba twayiyungurura. Ubaye ubona nyine byakugora kuba wayinywa gutyo, washyiramo ubuki. Ubuki ubwo ngiye kuyungurura. Uko nimeze. Bishoboye wayinywa gutya, ushaka kuyungurura wayungurura. Reka twebwe tuyungurure. Biba byiza cyane ukayinywa imeze neza inoze.
ubwo rero ji ngiyi yamaze kuboneka. Ubaye rero ushaka kongeramo indimu uko nabibabwiye wayishyiramo. Iyi ji iba nziza kuyinywa mu gitondo, ukaba wayinywa nijoro ntacyo rero bitwaye. Ubwo indimu twongeremo indimu. Ubwo tugiye kuba twakomeza rero na ji ya kabiri. Ji ya kabiri ni ji ya karoti. Ji ya karoti hari abantu benshi yego bayizi bazi nyine uburyo ikoramo, igabanya ibiro pe. Ubwo turashyiramo tangawizi n'ubundi ntoya. Urabona ko turashyiramo agatangawizi gato, indi turikoresha muri ji ya gatatu. Nabwo ko no munsi rwose ji nazibazaniye. Ubwo ngiye gukata n'ubundi nshyira muri blender. Iyo ngiyo biva kiri ikintu cya mbere ubundi ugomba gukora, kuba wakwita ku mazi unywa uburyo angana. Niba wenda wanywaga litiro ku munsi ushaka kugabanya ibiro rwose pe, ayo mazi ntabwo aba agukwiriye. Ugomba byibuze kuba wanywa litiro byibuze 3. Ubwo ni ukuvuga ngo litiro 3 ntabwo ari ibintu byoroshye mu gihe udakunda amazi, ariko wiga kuba wamenyera kuyanywa. Niba ubyutse mu gitondo ihangane byibuze unywa litiro y'amazi. Ndashaka kwiza kuba iri concentre. Ni ukuvuga ngo dore karoti ngizi nshyizemo amazi make pe, ni ikirahure kimwe, ubundi tube twashya. Abantu mukunda ji ya karoti, cyakora karoti umva niryoha rata. Ji ya karoti niba utashyiramo agasukari rwose ntabwo yatuma wanga urugendo rwo kugabanya ibiro pe. Ji ya karoti rata mba mbona itaryoha, umva ntabwo yatuma rwose wiheba. Ji ngiyi yabonetse. Ugiye twashyiramo hanyuma. Ubaye njye nababwiye ko ndikoresha amazi akonje. Ubaye nyine ukunda ji ikonje cyane wayikonjesha, cyangwa se ukaba washyiramo amaglaso nta kibazo, kugira ngo ibe yarushaho kukuryohera. Ubwo kuko tuba tugabanya ibiro rero ntabwo tubishyiramo isukari. Murabizi ko isukari ntabwo ari nziza ku muntu uri kugabanya ibiro, ahubwo twakoresha ubuki. Uba ushaka wenda ko ji yaba ifitemo akantu k'agasukari washyiramo ubuki, ni ubwo bwiza kurusha isukari ngiyi dusanzwe dutekesha. Nuko rero ji yacu imeze. Ubaye uri umukunzi wa mint, ubwo wayishyiramo gutyo kugira ngo irusheho kuba yakuryohera. Rero turakora ji ya beterave. Beterave abantu batayikunda ntabwo baramenya aho ari ibanga ryayo. Ibanga rya beterave mu kugabanya ibiro. Izi ji 3 ntabwo zizagutenguha pe. Ushobora kuba wenda udakunda beterave, ariko ntabwo karoti yakunanira. Byanga byakunda ntihabura muri iki kintu na kimwe cyakuryohera kurushaho. Ubwo ngiye gukoresha beterave 2. Nahisemo 2 ko nabonaga iyi ngiyi ntazi ukuntu iri gusa. Ndavuga ni reka negure byibuze 2 kugira ngo ize kuba nyine imeze neza kurushaho. Yego beterave tuyikata nayo bisanzwe udupande duto duto. Ubwo rero ji twakoze ni 3. Ushobora kuba wenda wajya uzigerageza kuzisimburanya, cyangwa se ukaba wenda uzi n'izindi zagufasha kugabanya ibiro. Gusa izi ji ubaye uzikoresheje neza, ubwo urumva ubaye uyikoze wayinywa 2 ku munsi. Ubwo ni mu gitondo na nimugoroba. Mwazirikana no kunywa mwanywa amazi menshi, biba ari byiza kurushaho. Ubundi ukareba ukuntu umubiri wawe umera neza. Hanyuma tukanazirikana na siporo, ko siporo ni nziza cyane, ituma umuntu nyine amererwa neza. Nubwo uri kugabanya ibiro yego, ariko uba ukeneye no kuba waba fit.
Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibahe imigisha, kandi ndabasaba kudacika intege muri runo rugendo rwo kuba mwagabanya ibiro. Murabona ko ji zacu zisa neza kandi ziraryoshye. Mugire ibihe byiza. Salam.